ariko hari ikintu kimwe tutumvikana kuvuga ngo niba muye n'indayi nkayigira gutya wa mugani turaguraranye ariko umwana tubyaye muri ubwo buryo tugomba gufatanya kumwitaho naho kuvuga ngo warangurishije cyangwa birabe nagariza uvuga ngo warangurishije kandi ibyo naguze narabibonye wari uguze kuryamana nawe ntabwo wari uguze kumutera inda koko urumva aho hantu none se reka nkubaze ibintu byo gutera inda buriya ni ibintu biza mu kanya gato nk'ako guhumba ubwo ntabwo nyine ni cya kintu muba mutumvikanyeho niko byagenze bite nyine kuba umukobwa yakumva wenda ashaka umusore cyangwa umugore akumva ashaka umugabo kugira ngo wubake urugo buriya biba byagenze bite ibintu biba byashakanye neza n'ubwire cyangwa nawe urabyumva gutyo ngewe ko byumva umugabo ashaka umugore aragira ngo yubake umuryango ukomeye babyara abana mbese bakore batera imbere yuko nta mugabo watera imbere wenyine nta n'umugore watera imbere wenyine kandi ariko nanone nyine ntabwo bashakana gutyo gusa yuko ntabwo bashakanye ntibagire ibindi bintu bakora ntabwo bazabona babana oya Karine warimo aravuga bigaragara ko Karine yarashaka kuba turusha ubwenge ati umugore ashaka umugabo hari ibintu byashakanye urumva hari kimwe kiba cyashatse ikindi none ikintu kimwe cyashaka ikindi kugira ngo bibone umutekano siko kari kugira ngo ikintu kimwe kibone umutekano n'ikindi kibone umutekano nubwo ikintu kimwe kibone ikindi yego ubwo niyo mpamvu urumva niki gisubizo gituma umugore ashaka umukobwa ashaka umusore n'umugabo agashaka umugore umubiri washatse uwundi neze gahe tujye tuvugisha ukuri umubiri uradutegeka ntabwo utegeka ariko bibaye ngombwa umubiri wagutegeka mbwira ngombwa yatuma umubiri unegeka ngombwa yatuma umubiri unegeka hari ukuntu ureba umuntu rero ukumva urishakira wowe ugomba uramushaka ugomba uramushaka kwihangana bikakunanira tuvuge byibuze wenda reka tureke kureba muri iki gihe urimo ariko wenda wiga nko mu wa kabiri gatuye we cyangwa ikibazo cyo uri mukuru si byinshi wiga nko mu wa kabiri hari ubwo wigeze uhura n'umuntu wenda mu nzira uhure n'agasore wumva urakifuje mu wa kabiri reka nayo nyiri umupeti hari ukiri umupeti tuvuge ntabwo nari nakajijutse neza wenda ariko nyine se ariko sinzi utundi tuntu urimo nyine ntabwo ari wakajijutse neza ku buryo ku buryo umubiri wawe uri wagatangiye kujijuka nyine ngo ukenere kureba undi muntu hirya nyine wumve hari uwo wifuje wenda ntabwo byabura ariko ko nyine ntabwo yarari cyane murambwira ikintu ndimo gushaka kugira ngo mumbwireho rero hari indirimbo ya Gitafu iriya ndirimbo ya Gitafu nayo rero sinzi uburyo bayitangira nyine ngo yimba ari imikubitire na simbizi we ntabwo uyizi iriya ndirimbo ifite ubutumwa ubutumwa ubusangamo ukabona burimo koko iyo iriya ni indirimbo y'umwaka kabisa iyi ni nizo abi y'umwaka 2026 iriya ndirimbo niyo igukanye umwanya 2026 ugomba kuza ku mwanya wa mbere cya tuvugisha ukuri iriya ndirimbo ubutumwa yumvamo ni ubuhe yewe ubutumwa nshobora kuba nyumvamo nkanjye w'umugabo buriya iyo uzanye umugore ahanini nkanjye nk'umuntu utazi oya tubwire turakuze ugerakuze nawe urareka atakiri umwana utazi imijyanirane y'umugore n'umugabo imiryanirane cyangwa imijyanirane y'umugore n'umugabo hajemo akantu k'imiryanirane impamvu wabuze ngo kubita ngo kuri kandi ngo umugore arataka buriya maze ngazana amazi buriya iyo uri umugabo mu rugo
iyo uryamanye n'umugore mukinjira mu mibonano mpuzabitsina mpuzamikorere reka tuhatsinde kuko iki kiganiro kizarebwa na benshi abana n'abakuru urumva mpuzamikorere ni mpuzamikorere buriya umugabo kugira ngo bigaragare ko yatanze umubyizi ni uko ngo ubwo reka tubitsinde ya mita kiriboneka ya mita kiriboneka kandi na ya mazi akaboneka haba habaye gukururana kw'imibiri mwawe haba habaye gukururana kw'imibiri hari umuntu wigize kuvuga reka tuganire aho ngaho neza uravuze ati haba habayemo gukururana kw'imibiri hari umuntu wigize kuvuga definition y'urukundo definition ariya bavugaga definition ntabwo nigize niganyewe bavuga definition aravuga ati rero urukundo uburyo turugereranya urumva ngo ni uburindagizi bw'ubwonko urumva gusa naho byemeranya nyine simbizi uburyo wuhumva ariko reka mugusobanurire nawe umubwira ati sibyo cyangwa sibyo avuga ati ni uburindagizi bw'ubwonko ariko buba bwahuriyeho n'ibice bibiri urumva hari igice cyawe hakaba n'igice cyanjye ubwo ni igice cy'ubwonko cyawe n'igice cy'ubwonko cyanjye bise bifata definition yo kurindagira urumva twese ubu n'urugero wenda twaba twarindagiye muri mu rukundo uba wabaye nk'ikizungu none iyo ufashe umuntu w'umugabo reba uburyo ungana sibyo imyaka yawe uburyo ungana ugafata umuntu w'umugabo ukamukurura wamara kumukurura noneho wavuze ati hari ikintu kimwe kiba gishaka ikindi n'ikindi kigashaka ikindi noneho ikintu cy'uwo mugabo ufite imyaka 20 cyangwa 30 wowe ufite mu myaka nazi uko ingana ariko ikiri mitoya ugasanga ubwonko bwe abushyize kuri wowe urumva agize uburindagizi nk'uko nese definition urumva atari uburindagizi koko niyo abantu babiri bahuye bakinjira mu rukundo ubwo habaye ikintu bita kurindagirana baba barindagiye kuko impamvu baba barindagiye icyambere ntabwo tungana sibyo niba tutanganye ubwo twese duhuje uburindagizi duhize tujya mu cyiciro cyo kurindagira kingana ubwo ngo dukoze urukundo ubwo urukundo ruba rufatika ibaze dadi wawe cyangwa umugabo ungana na dadi wawe yagukunze ngaho hantu hansubiza ntabwo aba yarindagiye oya nakurindagira kurimo kuko urukundo rujya rushatse ubwo ushatse kuvuga yuko urukundo ruba rwagiyeho rushaka yego yashaka ari aho ngaho urambeshye noneho ibaze noneho hari ahantu urumva bigize njyewe mbona definition y'urukundo mu giti cyawe ku giti cyanjye buriya umuntu avuze ngo yakugiriye impuhwe sibyo amaze kukugirira impuhwe uko iminsi igenda yicuma nawe urambwira cyangwa twongeye kubasuhuza abantu badukurikiye kuri ya channel Everman TV show uwo murimo kumva inyuma ya kamera ni Everman ari we nyiri channel aba b'imbere nyine kuri kamera harimo bita hariya na Karine akaba na Papa Jangwe ubwo twagize kugira ngo nyine tuganire birambuye mukomeza kudushigikira mukora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza n'ibindi biganiro by'indi minsi mujye mubasha kubikurikirana kandi mubibone gahunda ni yindi yo kureba abantu tukaganira nyine tukisanzura kugira ngo tujye tureba uburyo twajya dutera habiri iminsi y'icumi urumva Karine ukuntu uburyo buhagaze noneho ndavuga dusubira aho ngo kuri ya definition ya definition bivuze ngo njyewe mugiriye impuhwe biri mu gika kirekire cyane mbanje kukugirira impuhwe urumva impuhwe ni twa turimo tumwe ngiye kugenda nkukorera utansabye urumva birashoboka ngiye no kuvunikiraho batanyeneye urumva none iyo nguriye umukobwa telefone iPhone ya miliyoni irenga njye nunze gatushe urumva ndimo kuvunikira ahantu nyenewe uragira ngo mwemeze agukunde ariko Kari reka nkubaze akantu k'akabazo kamwe umuvuduko umusora guteretana urumva wenda reka tubishyire kure iyo amaze guciringa mugahuza mukagera kuri ya nshinga ya cya kintu kimwe gikurura ikindi n'ikindi kigakurura ikindi bikamara kumacingana nabyo urumva
wa muvuduko yari afite atari yakubona niba agumana. Rero ubwo burindagizi n'ubundi buza utari winjira muri icyo gikorwa neza, muradufatiranya bitari byakora migisica. Ibitari byakora migisica. Noneho muradufatiranya muri bwa buryo namwe murabizi, ukavuga ati uyu muntu arimo arashaka kandi afite imbaraga zihagije. Imbaraga afite ibyo nta mwaka cyose yakima kuko aranyeneye, ugahita umufatiranya akemera akaniga abana be no mu rugo n'abagaburire, kavuga ati wenda icyumweru kizashira cyangwa ibyumweru 2 mutarya, ariko ku mutwe we harimo kugurira earphone wa mukobwa cyangwa kugurira earphone nyina aba yarindagiye. Noneho ubwo navuze ngo arabanza akakugirira impuhwe, arangana naso. Urumva ndetse turabyita ngo urukundo azagushyira mu mago se, ntago azagushyira mu mago. Usibye impamvu uvuga no kukugirira impuhwe nuko aguha ibyo ukeneye muri iyo minsi, niyo mpamvu mbivuze gutyo. Ararize mukuremo umwibere naribiye umugoremo cyangwa umuhoze mukuremo umuhoze nta kibazo. Urumva wowe akugiriye impuhwe, agaragaje ko akugiriye impuhwe, ariko nubwo bigaragaje gutyo hari icyo gukeneyeho. Icyo gukeneyeho rero namara kukibona sasa, urumva azaguta mu bigori. Ni mu bigori nyine. Agweretse ko agukunze, ariko ngo yabanje kukugiriye impuhwe akugiriye ejo zizashira. Ni nk'izabihehe wa musore. Ni nk'izabihehe. Kuko araza akwereka yuko agukeneye, agukunze, ariko ejo nyine ngo kugira ngo mwinjire muri cya gikorwa cya bya bintu bijye bihura, arabanza akakugirira impuhwe akakwita akaguha icyo ushaka. Noneho nyuma hakazamo impuhwe zirabanza, hakazamo kugukunda bikagera bitwitanga icyaha. Urumva iyo maze kugira impuhwe hazamo ikintu cyo kugukunda bigatwita icyaha. Urumva icyaha cya kindi cya bya bintu bibiri ngo bikururane, kimwe kigakenera ikindi. Ariko iyo nda y'icyaha batwitiye maze kuyirekura, ubwo ni ukuyibyara. Kuri phone niba yaguhamagara akanga uzongera kumubona kangahe? Enda nka 20 ku munsi. Ubwo ni igice cya rimwe ku munsi. Ni igice cya rimwe ku munsi. Kuko icyo yarakeneye yakibonye. Urumva cyangwa ahantu havuga ngo iki nawe uri umusore gudere turatereta. Urumva nyine ngewe ikintu nahavugaho, kakanya ushobora gukunda umuntu umukunze by'ukuri, ariko nanone hakaba igihe ushobora gukunda umuntu ufite icyo umushakaho cyane, agiye ukeneye ko mwishimana. Hakabaho ikindi kigika cya kabiri, ugakunda umuntu ukeneye ko igihe muzabana, wigiye muzabana, mbese ko muzabana. Hari urukundo rwo kwishimana, hakaba n'urundi rukundo rwo kugira igihe wa muntu muzabana. Ubwo rero wa muntu wo kwishimana iyo mukunze, mbese wabona urangije ibyawe ukabona bigenze neza uko wabishakaga, ukabona bigenze neza uko wabishakaga, ugenda ucishamo gakeya ukagabanya paka birangiye. Ariko iyo uri kumwe na wa muntu mbese wo muri wo mutima wawe wimariyemo neza wagiyemo, nibwo rwa rukundo bavuga ngo ruhamye n'igihe n'isaha wapfira. Reba akanavuze kari urakumvisha, aravuze ngo iyo umaze kubona bya bintu wari ukeneye ugenda utwaza gake, ntabwo wamumbariza ako gake aho abagiye. Kenshi yaguhaga n'ahandi hantu buriya barimo gushurashura. None se nyine iyo umwenda ushaje uvamo ukajugunya ukagura undi, kandi umenye ngo hari igihe ushaka kuba umwenda wo kuzindukana cyangwa wo kurimiza. Ubwo ngubwo muri icyo gihe aba yagushatse ngo uza kuzindukana. Ubwo ngubwo iyo ushaje rero arahindura agafata undi. Ubwo wowe ushaje agiye kukurimiza. Yego. Aba muri ya minsi yatangiye kukwima, reka dutekereze ko ari undi arimo gutekereza. Sinzi undi muntu wigize kugeranya aravuga ati umugabo cyangwa umusore
ahora ari twageranya ngo ni imigi ubundi muri make icyo kintu uracyemera iyo ahize umuhigo wa mbere akawufata akawufatisha gutya ntabwo yumva yuko yatuza atongeye guhiga ahubwo aravuga ngo reka nkomeze ndebe ntari ahirya ubwo iyo amaze kugucakira umuhigo arawufashe arakumenye nawe uramumenye ubwo igikurikiraho ni uko yirukankira guhigira ahandi n'ubundi urukundo ni uko twakarugereranyije ni uko rwakabaye rumeze ariko ngewe reka mbisobanure neza urukundo buriya hari uburyo ruteyemo ntabwo urukundo buriya ntabwo ari ukurukinisha hari igihe ubwira umukobwa ati ndagukunda nawe ati ndagukunda noneho ukandika mwanya wenda mukagendana ikindi gihe mwaba muri kumwe kumva undi muntu aramuhamagaye ati ndagukunda kandi nawe ukabyumva yuko bamuhamagaye nawe ukabyumva ko bamuhamagaye bamubwiye I love you noneho nimba hari akantu wamufiteho ko kuvuga ati uriya mukobwa ko mbona ntangiye kumukunda kandi nkabona bishobora kuzagenda neza ukumva hirya barongera baramuhamagaye nawe ukumva naho arahemeti akumva arahemeti tindakwemera cyangwa ikibazo mu kimwe wamukunda ukabona igihe umushake kumuvugisha ntabwo aguha umwanya wamwitaba mu kandi ka mwanya ati ndahuze nawe uhita utangira gukeka ati uriya mukobwa akashobora kuba arimo kunjyajya nanjye reka ndebe uburyo ki namukura ibyo mukeneyeho cyose ibyo bintu bimbarize Karine bimumbarize ni ukubera iki mubigenza gutyo njyewe uranyemerera urambwira ngo urankunda sibyo turimo turanavugana tunarebana cyangwa turi kumwe nyuma haje undi muntu cyangwa kuri telefone bahise baguhamagara alo karameshu erega abantu babatandukanye ubwo witabye atandukanye nanjye yewe dutandukaniye ko twese turimo kuzana ikintu bita urukundo erega wowe hari igihe wenda wa wundi umamagaye hari ukuntu wenda aba aranyihera nk'udufaranga we natwe ufite ugasanga nyine ndamwitabye ndigendeye njyewe twari dutangiye kuganira nta mafaranga mfite ariko uriya witabye aho hantu wumve neza niho hari ihurizo uriya witabye afite amafaranga akeneye kuguha sibyo none njye nta mafaranga mfite urumva yuko ari byo cyangwa wumvishe itandukaniro itandukaniro waryumvishe rero ako kantu ntukajye ugira ikibazo urumva niba wamugani ubwo tugiye kuzanamo uburyarya icyo nyine ukeneyeho ninyibona ndigendera nzaba nzi ko runaka gukunda na runaka gukunda ndetse nzaguha urukundo rw'ukuri urukundo nyarwo nzi ko hari undi ugukunda ntabwo byakunda mubwiza ukuri umubwire ngo njye nagukunda nzi ko hari undi ugukunda 100%. ntabwo byakunda nyine hari igihe n'uwo wundi nyine ubu nkunda wenda n'urugero nawe wenda aramo amafaranga hari igihe bigera nyuma wenda abonye icyo yagushakaga akaba gutaye ibyapa akaba gutaye ngo ni mu gishanga cyangwa mu byapa ugasanga n'ubundi wa wundi wiriye ejo bundi ugasanga uri kujya kumusaba imbabazi niwe ukeneye kugarukira yego umuntu akugarukiye kukoze gutyo wabigenza ute njyewe umuntu angarukiye yankoze gutyo namubwira nti rwose tube tubivuyemo kuko ibyo wakunze ni amafaranga ntabwo wakunze umuntu cya mbere cye ahubwo wikundiye amafaranga wikundiye amafaranga kuko urukundo ntabwo rujya aho rushatse ntabwo ikomereze gahunda zawe nshobora kuba mfite undi muntu wankundiye ukundi utarankundiye amafaranga none wowe wankundiye amafaranga ni rero ndi ukubona ko igihe n'ubundi bizaba byagenze gutya nabundi nabuze imihahire cyangwa ntayabonye n'ubundi uzongera ukana ukigendera ukabura amusubije ndamushubije neza ntakagenda anyuzwe amafaranga ze yaragenewe ayamuha amafaranga yarakeneye hari igihe
uba waramukunze ariko uwo mu bushobozi bwawe ufite dukeya ariko we yakabona ahantu hari menshi akavuga ati hariya ahantu hari menshi nshobora kuzajyayo nkabaho mu buzima bwiza, yamara kugerayo bwa buzima bwiza bw'aya mafaranga akabubura yateguraga ugasanga nibwo bamutaye mu byapa, kumutaye mu byapa akavuga ati reka nsange wa undi wa mbere nanze, ugasanga bibaye ikibazo. None se ahindukiye gutyo akaza akagusaba imbabazi akakubwira ngo njye naraguhemukiye, urumva naraguhemukiye, ese wanyemera? Wakora iki wowe? None se kandi za ndemye ebyiri ngizi zishobora kuzangiraho ingaruka. Ntabwo urumva yuko muri cyagiye yakubeshye, urumva kare muri cyagiye mubeshye wa muhungu ukamubeshya ko umukunda, hari undi nawe waje amwitaho, urumva uwamubwira ko amukunda kandi waranabimugaragariza, ugarutse ugasanga yabonye undi umukunda, kubera ko wa wundi icyo mwapfuga yari amafaranga yarayaguhaye, yabonye ibyo yari akeneye birarangira aragenda, wowe wumva icyo gihe usanze yarabonye undi wabyakira ute? None se nakundi nabigenze kwihangana warira ariko wasigara na mari washaka umubare na ngombwa wakishyira mu kagozi. Neze oya jya uvuga ngo igiti si kimwe Imana iba yarateye ku gasozi. Hari igihe nyine waba waramutaye ukurikira amafaranga ariko n'ubundi wari umukunda. None se kare birashoboka kuba wareka umuhungu, urumva ugakurikira undi kandi wa wundi waretse wamukundaga? Yego. Icyo kintu cyatewe n'iki? Ibitewe n'irari. Irari wowe waba ufite muri wowe? Ntabwo yaba guhaza se ageraho irari ryawe rigarukiye? Erega afite amafaranga make kandi kureba handi hari amafaranga adept. Irari ntabwo ari ry'umuntu afite irari ry'amafaranga. Wafite irari ry'amafaranga, reka tube tumwihoreye nta kintu bitwaye. Wafite irari ry'amafaranga, irari ry'amafaranga ntabwo ubashe kuri mumara. Bivuge ngo hari n'akandi kantu bajya bavuga, bakunda kuvuga mwumva umuntu nyine umusore ugukunda Karine, nubwo mu gihe cyawe wenda tuvuge ko udafite imyaka myinshi, ariko mu rukundo nzi yuko hari ibyo umaze kumenya cyangwa hari ibyo umaze kubona. Umusore ugukunda wamubwirwa n'iki by'ukuri? Ugukunda by'ukuri erega umuntu uramureba ukamwibwira ukavuga ati uyu muntu arankunda. Erega n'ibikorwa biba byigaragaza byo byonyine, ku buryo ureba umuntu ukavuga ati uyu musore arankunda. Ubu duhuriye mu nzira ntabwo nakwakira neza ukaba namukunda? Mise nyine ko twaba duhuriye mu nzira nabibonane. Uburyo wanabibona? Yewe byagorana. Neza ntabwo umuntu yagukunda ariko nabikubwira? Wabimenya ko ukunda? Birashoboka ariko se ku buryo twahurira mu nzira nkahita mbona unkunda pe. Nawe wabibona? Njyewe ukuntu njye mbibona, kubona umuntu ugukunda by'ukuri, umuntu guhora ugukunda akubwiza ukuri cya mbere. Nimba agiye kujya ahantu runaka aravuga ati ngiye ahantu runaka, kandi wahagenzura ugasanga niwe. Yahura n'akantu runaka akavuga ati nahuye n'akantu runaka. Kandi umuntu ugukunda by'ukuri akwitaho, sibyo? Wamuhaye ibyo ashaka, aguhamagara kenshi, n'igihe arimo kuvugana n'undi muntu ukamuhamagara ukamubwira ati cyo buretse hari umuntu ugiye kwitaba w'ingenzi. Rero ibyo ngibyo urimo gutekereza ushobora kuba utabihuza na nuza. Kandi umuntu ugukunda by'ukuri, mbese akantu kose, yaba saa sita z'amanywa, yaba ku mugoroba, yaba muryamye, ugeze mbese no mu nzira arakubaza wariye wanyweye, mbese uraburaye, mbese ahantu niho usanga. Kandi nanone umuntu ugukunda by'ukuri nyirizina ntabwo aba yakwifuzaho ibintu birebire. Akantu wagurana bombi imwe iramushimisha, ariko wa muntu udakunda by'ukuri ahantu mushobora kumugenzurira
urakujya kumva arakubwiye ti ko nshaka gusohokana muri Mariyoti kandi ubushobozi bwo kujya muri Mariyoti azi ko ntabwo ufite nawe ubwawe nurahakandagira uyu muntu aramubwira ati ko nshaka inkweto ya senkani igitenge cya 50 ibiki bya senkani atangiye kuguca intege kugira ngo n'utwo wari wifitiye wapanga kuzakoresha mu business muzabateza imbere twose bishira birangirira twose turangirira ariko umuntu ugukunda by'ukuri na bombi imwe arayifata akayakira ikamushimisha nawe rero uko ugenda umubona nawe ni kugenda urushaho kumukunda cyane kare ibyo bintu mwabihamanya bombi imwe ukeneye inuza ukeneye mwese ubwo se wenda n'urugero waba ukeneye ikanzu nziza umuntu akakuzanira bombo ikakumarira iki mu by'ukuri noneho muri iyi minsi si uvuze aravuze ngo umuntu umubwiza ukuri umuntu nyine umuvugisha igihe kinini kare umuhungu uri romantike uramukunda waba uzi impamvu abakobwa batagikunda abahungu bari romantike umuhungu uri romantike dore banza ubimenye neza ni umuhungu umubwiza ukuri 100%. urumva aba bakobwa rero basigaye bikundira twa dusore kaze kakamubwira ati ndagukunda ariko namubwire ngo nkubuze napfa umukobwa nuramubwira ngo nkubuze napfa azahita agufata nkaho urimo kumubeshya urumva ahubwo wa wundi umubwira ngo uri hehe uraza nagusa nutazi ubyihorera ariko ubwo ngubwo nyine nta gahunda ufite nutazi ubyihorera si we muhereza agaciro cyane pe kubera iki mwabihinduye gutyo ahubwo abasore bafite ukuri mukabihorera none se nakubwira ngo ikira buriya rero impamvu wasanga ari uko nyine buriya usa nabivuga mu buhero kugira ngo tubyumve neza biragoye ndumva bigoye pe ariko reka twongere tugarukire kuri ya ndirimbo ya Gitafu urumva wavuze ati iriya ndirimbo ifite ubutumwa cyane pe ifite ubutumwa nawe warabwumvise ari indirimbo y'umwana neza nk'akantu wumva gafite ubutumwa wahera ukavuga ati aka kantu kamwe kuri iriya ndirimbo akubita oya atangira urumva ubundi ngo yatumye umugore gukora iki kugura ifu ariko n'igitenge yaguze ifu n'igitenge arabizana wabyumvise mani tuyumva kwinshi ariko wese wanati ngenda tumye umugore kugura igitenge n'ifu arabizana urumva igitenge arakizana noneho mu gihe atangiye gusonga ubugari yaratangiye aragitosa urumva icyo gitenge aragitoheje arimo gusonga ubugari birashoboka kuba rero yaradahanuye babyita kudahanuye yarafashe amazi amwe ameneka ku gitenge yaravanye mu isafuriya yaragiye gutekamo ubugari ariko buriya si uko turindagiza buriya turindagiza buriya nuko turindagiza yewe icyo nahasobanura cyo buriya yafashe amafaranga ayaha umugore ugenda ngo ugure ubugari urumva nanjye avuga ati genda ugure n'igitenge umugore araza asonga ubugari ariko no kwishima cyane adaha amazi abamenye kuri cya gitenge kuri cya gitenge nicyo bisobanura nawe ntabwo ariko ngo yageze no mu buriri noneho aragitose noneho ageze no mu buriri ubugari yabujyanye mu buriri agiye kubusongeramo neze ndabizi ubwo bugari yarabutetse abuteka yishimye na cya gitenge yabonye yambaye kwadoda hano amazi ariko ubwo baratujijishije badushyizemo akantu ahubwo bageze mu gikorwa nyirizina kubera umugore yishimye aragitosa mu buriri akishimye bakubita no kuri kandi ubwo umugore yamazi baratujijishije ubwo hari andi mazi yabonetse yivanze hirya
ariko yaratatse yishimiye ubugari. yishimiye na cya gitenge. Noneho yari yishimiye n'uwo muntu wamuguriye ubugari n'igitenge. ubwo urumva kumwishimira rero tikubita kuri ka kandi umugore aragira ate arataka. Mazazana iki? Amazazana amazi. ubwo rero mu bantu bakuze cyane bo bahita basesengura bifite ubutumwa ngo abagore ku Gisenyi barayibyiniye nta cyane pe ngo umugore arataka oya nta n'utanayibyina natwe wenda turabasore cyangwa bamwe n'abagabo. inshingano ya mbere y'umugabo nuko uba uri kumwe n'umugore mukishimana, mwamara kwishimana mwangera ku ngingo nyamukuru nuko nabona wa mugore ayishimiye nawe yishimiye. ande nakubaza akabazo wowe mugabo cyangwa musore, urugero unywa inzoga, uri umuntu unywa inzoga cyane, wamara kunywa inzoga urumva ugahura umwana atagwa mwana, ukaza guhura wenda ugatsinda mu kabari, ugahura reka tubyite indaya, ugahura n'indaya ukabura iteye akantu, noneho ititeguye ejo ikabira guhamagara ati woneye ni umuntu mutaziranye nta na hamwe muziranye, ni ubwa mbere uhuye nawe, ibyo bintu bikubayeho wakwemera wa mwana? ibyo bintu bimbayeho wabyemera? byagorana kuko impamvu ntabwo ari umuntu muri wowe mwahuriye hirya, kandi ushobora kuba yaguciye ibiguzi ukayiha amafaranga mwaguze nyine ubwo wumvise kari aho hantu ngo mwaguze ubwo mwaguriranye byose, wamuha amafaranga aguha icyo ukeneye nawe arishima nyine nawe abona icyo akeneye. ubwo rero ingaruka zavamo nyuma ntabwo yaza kuzikubaza, ahubwo ikindi kintu ngewe shingiraho aka kanya nterese umukobwa nkamubwira ko mukunda tukaryamana nishimye, ariko urumva umuntu waryamanye nawe wishimye ntabwo wabura wa mwana wavuyemo, ntabwo wamwihakana, wamubwira ati umwana ndamwemera, ariko wamuterese mukizeho akantu. ariko wahandi reka dusubire ahandi, wumvise kari ngo yaguze ni nko guhatiriza, ariko ibyo mwaguze ntabwo yakubwiye ko mugurishije umwana, ntabwo yambwiye ko mugurishije umwana, none bw'umuhaye umwana ubwo ni ikintu wibagiriwe, ugomba kujya kukizana kuko wakibagiwe, hari icyo wibagiriwe iwe ugomba kujya kuzana, urumva kuko mu byo nawe yagurishije cyangwa yaguze, urumva ntabwo ibyo bintu birimo mu byo mwavuganye kugura, ntabwo mwavuganye uri bwibagirirwe umwana wawe. ubwo duhise dufata n'ubwo agiye kugutwitira iyo nda umwibagiriweyo, urumva kuko mwebwe mwari muri bwinezeze ugataha, urumva nawe agataha, ariko hari ikintu wibagiriweyo. niba umuzigiye uwo mwana rero mwibagiwe, niba ari wowe wibagiwe yibagiwe gukinga ze, cyangwa yakwemereye kugera mu cyumba utakagombye kugeramo. umugabo niwe uba wibagiwe niwe uba wibagiwe rwose. uriya mugabo nyine reka tubyemere, reka nkubwire aho impamvu umugabo aba atibagiwe. cyambere umugore wenda urumva umanje wambaye ati ni indaya, kandi indaya ahigiye hose igenda yiteguye. ubwo ushatse kuvuga ko wibagiwe ari nde? indaya ahigiye hose igenda yiteguye, urumva kuko we aba arakubwira ngo gira vuba n'ubundi nigire n'ahandi, urumva niwo mwuga we aba afite. wumvise ngo akabazo karimo ngo nuko yamubwiye ngo gira vuba nigire n'ahandi, noneho muri kwa Imana avuganye n'iminota, muri kwa kugira vuba rero we yakagombye kuba yashatse kandi kavuga ati kadashobora gutuma hazamo cya kibazo. noneho wowe wagiye mukabura ugiye kwinywera, noneho waragukuruye nawe urafashwe.
ntabwo witeguye ariko we kubera ari umwuga wasanzwe akora yakagombye kuba yiteguye ambwira ati wajya kubikora avuga ati rero hano mfite ikibimfashe ariko reka mwereke kiriya kintu reka tuhasubire wenda hari uburyo dushobora gukoresha tukavuga ati uburyo burizewe ariko mani ni abantu bahuriramo n'ibibazo kandi bari bazi ko bwizewe. Urugero ndavuze ngo nkoresheje aka kantu karancitse karaturitse sibyo tuvuga umuntu ntago aba yirinze none se ibyo bintu sizi watarakeneye kuki ejo utazahindukira cyangwa niba tuvuga niba birisha ubwatsi utagomba kumuhereza ubwatsi uzatunga ibyo bintu wamuhaye. Mugomba gufatanya nyine mugomba gufatanya wowe agiye kurera mu nda nawe ugiye kumugaburira kumuhereza ibimufasha kurera bya bindi wamuhaye wamusize. Ubwo ni nko kugura itungo nyine ukaza uryahirira ubwo urariragije yego ugiye kwahirira itungo wasize iwanjye wabyumvise neza aho hantu wowe uhakira gute uravuze ati ngewe twaraguze urumva naguhaye twumvikanye igiciro ya nayo wumve yuko ari ahantu hamwe wari wataha ubukwe narabutaha hari ibintu by'ubukwe buriya urugero ni nk'iyo mwambariye umuhungu cyangwa umukobwa hariya hantu ni abantu bahura bagakora ibintu batari babiteguye cyane. none se tuvuge urugero niba naziranye nawe nkahurira nawe hariya hantu tugakora ibintu tutabiteguye hakavamo nyine akabebe biranashoboka kuba twanyweye tugasinda twanyweye inzoga ziturenze twese turasinze turabikoze kubera yuko niba nyweye hari igihe ubushyuhe bushobora kuzamuka buzamukiye mu ijipo buzamukiye mu ipantaro ni munsi ngenda babwiza ukuri kuko hombi ngo bubagayo ubushyuhe hombi bubagayo babubitseyo ahubwo ngo haba harimo akantu bita garukuruzi gahuza ubushyuhe n'ubundi buvaga hamwe bukajya ahandi noneho ubwo turanyweye ruguru zirabisembuye ruguru zirakururanye koko urumva makobwa amahungu bikeneye kugira ngo bihure havuyemo bebe mukobwa uzamurera ute muhungu uzabyakira ute arega ngewe ngiye kukubwira mushobora kuba mwahuriye muri ubwo bukwe mwese mwambariye umusore ariko buriya aho muhuriye uko mwagendanye guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba buri wese hari uburyo aba yabonye umuntu sibyo hari uburyo muba mwahanye nimero hari uburyo amaraso yanyu aba yatangiye kugira gute gukururana urukumva nakubwiye ni urukundo ruhera ku kantu gato rukagenda rukurakura muri ya saha ebyiri cyangwa eshanu mwamaranye ushobora kuba mwatangiye gukundana ari hahandi ugera ukamukenera ari na hahandi nawe agawukenera hahandi ashobora kuzakubwira ati havuyemo umwana mwasinze hari akantu urimo kwirengagiza mwasinze kuko mwese murabyinnye basigaye barabyina bakabyina barataka amazi n'ibyo urumva nizo basigaye basinda bamara gusinda indirimbo ya gitafu urumva yuko ibyo guhana nomero hari igihe mutanazihana ariko mugahana ba nyina na banuza urumva mukavuga ati ariko mahungu akeneye amagorwa kwibindura hariya hasi hariya hirya ubwo imigano cyangwa ibinuza bikabibonye ishami urumva ariko nyuma yaho hakaza kuvamo icyo kibazo gutyo birashoboka kuba umuntu mwahuza urugero mukaganira ariko mutabana utanakwemera yuko yakubyaza cyangwa yakubyarira ariko wowe mukobwa w'imbogamizi niyo ngiyo ariko cyangwa hari ibintu buriya umuntu udakunda umva wabana nawe njyewe umuntu ntakunda numva kubana nawe biranagoranye nta nubwo binashoboka
kiba ari ikibazo gikomeye cyane. ari ikibazo gikomeye. Ubwo tuvuga ko ni nk'igisasi Imana iba iguhaye. Ubundi Imana ni igisasi guterekaho ariko ukumva kirakubangamiye, kigakora kikubangamira mu bwonko ariko utabasha wenda kugisobanura ukundi ko kukigaranzura kukivaneho ugasanga ni imbogamizi, ariko kigahora mu mutwe wawe gutya. Ugize gutya birakunze. Umuntu tuvuge umuntu wakwibuka cyane yaba ari uwe. Umuntu nakwibuka cyane n'uwaje mu rugo. Wowe ubyumva utaradakara. Bose wabibuka kuko bose nyine mwamwagize. Hariya ntabwo muba mwishimye muvuga ngo igiye kunyuraho ibyo bigiye kunyuraho. Ariko biba byabaye. Biba byabaye ariko bitatunejeje neza. Reka tube tubasezeye bantu bari badukurikiye, twe turi mu kiganiro ni kuri yacu na Everman TV show. Ubwo dukomeze tugire ibihe byiza, mukomeza mukora subscribe kugira ngo ibihe bibaragaruka tuzongera tuganire. Murakoze cyane.